Twongeye kubasuhuza, mwiriwe mute abatuye mu Rwanda, abatuye hanze yarwo, abumva ikinyarwanda mwese mwiriwe, muraho, mwaramutse, bitewe n'aho muherereye. Uyu munsi dufite amakuru menshi. Turashimira wowe wamaze gukanda subscribe, wewe utarayikanda, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ubigire vuba vuba. Tudatinze rero, turabamenyesha ko Rwandair yatangije ingendo zerekeza i Harare muri Zimbabwe yifashishije indege yayo itwara imizigo. Dukomeze no mu murenge wa Matimba mu mudugudu w'Icyizere mu karere ka Nyagatare. Abaturage baho batuje mu mudugudu barataka inzara bitewe no kutagira aho bakorera. Ubwo nyine bitewe no kutagira, wenda sinzi niba ari nk'isoko cyangwa icyo, ariko bwo nyine ni aho gukorera. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, Murekatete Juliette cyangwa se Juliette, avuga ko ubuyobozi bw'akarere budatanga ubutaka, ariko ko iyo hari ububonetse, ubwo nyine naho gukorera cyangwa ubutaka bwo wenda guhingamo n'iki, abo baturage nyine barabutizwa. Ariko kandi akavuga ko hari igihe usanga buri kure y'aho abo baturage baba, aho abo baturage nyine baba batuye. Akomeza kubagira inama yo gukura amaboko mu mufuka bakishakamo ibisubizo. Duhindure ingingo, hano ni kuri buri ngingo. Tujye kwa Putine ubu ngubu Zelensky rwose yashatse kumujorogotora mu bwonko, kandi Putine rwose sinzi niba yabyemera, kuko ejo bamurasheho misile 5 z'ubumara. Nawe ahita avuga ngo ngomba kwihimura, kandi nkabikora ku buryo nanjye ndaza kuba mbemeje. Mbese abantu batangiye no gutekereza bati iyi ngiyi ishobora kuba ari intambara ya gatatu igiye kuba. Ariko se tubanze twibaza ubundi, intambara ya gatatu iraba, iya mbere yabaye ryari? Cyangwa se iya kabiri yabaye ryari? Mwigeze mwumvaho wenda ibihugu nk'ibi ngibi bya Afurika by'iwacu byigeze birwana n'iby'i Burayi? Ahubwo ko icyo gihe bavuga ngo ni iya mbere n'iya kabiri, harwanye ibihugu by'i Burayi, ntabwo isi yose yigeze irwana. Ahubwo tukibaza tuti, Putine azatsinda intambara cyangwa Zelensky niwe uzatsinda intambara? Tudatinze rero, twikomereze ku bafana n'abakunzi ba Rayon Sport. Bakunze kuvuga ngo Robben Ngabo yarangije amasezerano, ariko ngo se azagenda cyangwa azahaguma. Tukwibutsa kandi wowe utarakora subscribe kuyikora nonaha, kuko iki ni cyo gihe, ubundi ukajya ukurikirana amakuru kuri buri ngingo. Hano tuvuga buri ngingo yose, amakuru agezweho yose tuba tuyafite hano ku meza. Ubwo rero Robben Ngabo yasubije ikibazo abantu benshi bibaza. Aravuga ati, ku bantu bibaza niba azava muri Rayon, musubize amerwe mwisaho, kuko uyu ni umwana ngo w'ikipe. Yaje mbere ya Muvunyi,
ubu ngubu amasezerano yararangiye, Muvunyi noneho arahibereye n'abandi n'iyi bodi yose bari kumwe, n'ubundi nibo bari baramuzanye, rero ntaho akigiye, ntaho azajya, azongera amasezerano kandi azamurirwe n'umushahara. Murakoze rero, murakabaho, murakarama, mukomeze gukanda subscribe, Imana ibarinde kandi mwakoze cyane.